ikibazo cya mbere se pasiteri, urupfu ni iki? nuvuga ngo iyo amaraso akamye mu mubiri w'umuntu arapfa. Iyo umuntu atagihumekana umwuka uba ugiye arapfa. Iyo n'umubiri uboze umwuka ntabona aho akorera, n'ubugingo ntibona aho bwicara. Umuntu wuzuye rero kuko afite umubiri n'amaraso n'ubugingo, gupfa bisobanura ngo gutandukana kw'amaraso n'umwuka n'ubugingo. Pasi, ikibazo cya kabiri, ese nyuma y'urupfu umuntu ashobora gutekereza yarashinguwe? Umurimo wose werekejeho amaboko uwukorana umwete, kuko hari ikuzimu ugiye kuzaja mu gihe gito. Nta gutekereza, nta migambi, nta no kwibwira bigaragaza ko iyo umuntu amaze gupfa atongera gutekereza. Pasi, urakoze. Ikibazo cya gatatu, ni iki umuntu wapfuye yamarira abantu bakiriho? Biterwa n'imyizerere, ariko noneho babandi bakiriho nabo iyo bashimwa n'Imana ku myizerere yabo bashobora gusabira abapfuye ari abanyabyaha, noneho buhoro burakagira impinduka bakava muri purigatoire bakinjira muri paradizo, aho abakiranutsi bategereje kuzazuka Yesu Kristo impanda ivuze Yesu agarutse. None se pasite, iyo ni imyizerere y'abagatolika. None se ukuri kwari kwa Bibiliya, uko ubyizera, ukuri n'ukuwe? Yesu Kristo niwe wapfiriye ibicumuro byacu rimwe. Noneho ijambo ry'Imana ravuga ngo yikoreye ibicumuro byacu mu mubiri bibambanwa ku giti, none imibyimbaye niyadukirisha tugakira indwara tugakira n'ibyaha. Ni ku bwa Yesu gusa, ariko nta muntu washobora kwikorera ibyaha by'umuntu ngo abimukureho noneho wa muntu abashe kubabarirwa. Iyo ni inyigisho z'ibinyoma zivuga ko bashobora gusabira abapfuye bagakira cyangwa abapfuye bagasabira abakiriho. Nta communication itumanaho riba rigihari. Pasi, ikibazo cya gatanu, ni gute umuntu yahamagara uwapfuye akitaba? Ashobora kwitaba ariko atari we witabye. Uwapfuye ntabwo agaruka ngo yongere avuge, ahubwo iyo abantu baraguza, umubyeyi mukuru akaba agiye nko gupfa, ashobora kuvuga ati mwamfashe nabi nzagaruka, kandi ni ingaruka nzabagirira nabi. Koko icyo gihe kuko Satani abyumva arabiremekanya akagaruka muri we akagora abakiriho. Hari igihe umugore umwe yigeze gupfusha umugabo, yakira umucura bamaze gushingura umugabo we, ariko kuko yamwakiranye ibyishimo amubagira ihene mu hene zo wa mugabo wapfuye yasize. Bamaze kuyibaga kuyitunganya bayishira ku ziko, bagishire ku ziko batangiye kunywa barabyina. Bakibyina bumva inzira iranyiganyize, inyiganyize wa mugabo wapfuye arivuga aravuga ngo ninje ugarutse. Ahamagara umugore we mu izina rye aturampemukiye kuko utangiye kubagira abandi utarigeze umbagira. Iryo jwi araryumva, aryumvise avuze ngo utangiye kubagira abandi kandi utarigeze umbagira. Iminsi yose twabanye tukabyarana abana benshi, ntubagire ukaba ugiye kubagira umucura mutigeze mubyarana. Inzira nyiganyiga, inyiganyize wa mucuragira ubwoba. Agize ubwoba arahaguruka agiye kwiruka, mu mbaraga za dayimoni zifata inkoni yari yagendeye, yari ifite icuma c'umuhunda imukubita mu bitugu. Ariruka agendera ko ntiyagaruka, ya nkoni icika kabiri. Noneho za nyama batetse bazirya bonyine, ariko bakimubagira ya hene, umwe mu bahungu be bamufashije kuyibaga, abandi baraga ngo ntabwo barafasha nyina kubagira umugabo utari se. Babandi banze gufasha nyina bararokotse, wa wundi umwe wavuyemo akemera gufasha nyina kubaga ya hene. Hahise iminsi ibiri nyina arapfa, uwo mugore arapfa, n'uwo muhungu yamufashije kubaga iyo hene. Bigaragara ko iyo Satana birimo birakora. Pastor, urakoze. Ikibazo cya gatandatu, ese abazimu baba he? Abazimu ubundi ni konterere y'abazima. Pastor, urakoze. Ikibazo cya karindwi, ese abazimu n'abadayimoni baba bafitanye isano? Bagirana isano iyo ari abapagani. Ikibazo cya munani, abantu bamwe banka kurya ingurube kubera ngo Yesu yazohereje abadayimoni, nivyo? Pastor, ese guterekera bibaho? Guterekera bibaho kuba nabyizera bikabahesha umugisha. Ese imihango duhora tubona imihango ya gikristo izana imirambo mu rusengero ngo abantu bayisezereho mu rusengero, ese pastor nivyo kuzana umurambo mu rusengero? Imyizerere y'amadini iratandukanye, amwe arabikora andi ntabikore, ariko ntaco byongeye kuwapfuye, kuko wapfuye nta kimwongererwa, haba mu buryo bwo guhinduka haba mu buryo bw'umugisha, ntaco byongeye, nta n'inyungu bifite. Gusenga everyday, gusenga buri munsi.
nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Buze inshuti ya gusenga everyday, nizere kumeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanje Imana yakiza Edouard. Abari mu Rwanda turabasuye tubabwira ngo Imana ibahe umugisha muri inshuti za gusenga everyday. Bari mu Burundi turabasuye tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge tubabwira ngo turabakunda kuri gusenga everyday. Abari mu Buganda, abari mu dukurikirana, abari muri Kenya mu dukurikirana, abari muri Congo mu dukurikirana, abari muri Mozambique, muri Afrika y'Epfo, abari muri Afrika yose mukurikira ibiganiro bya gusenga every tubabwira ngo turabakunda. Imana ibahe umugisha cyane, Imana ibahire, Imana ibagure, Imana kandi ibahe kuramba. Abari muri Amerika turabasuye tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari muri Aziya Imana ibahe umugisha. Abari muri Australia Imana ibahe umugisha. Abari muri Europe turabasuye tubabwira ngo Imana ibahe umugisha mu inshuti za gusenga everyday. Nkuko mubona kuri kamera ya gusenga turi kumwe na Dr. Pasteur Mpazibire. Guraho Dr. Naho neza. Makuru yawe? Ça va bien. Imana iguhe umugisha cyane. Pasteur, nkuko bisanzwe watangira usenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, turaritse icubahiro cawe. Turi imbere y'amaso yawe tugiye gusangiza abatwumva ijambo ryawe nkuko bisanzwe. Ijambo ryawe ritubera umutsima utera imbaraga kandi ridukomeze. Abakwizeye bose ribaha imbaraga zo kukwizera no gushikama, kandi abatarakwizera hindure imitima yo kugira ngo wakira ubugingo bwabo uyu munsi wa none. Mana ndakuraritse kugira ngo icubahiro cyawe kiganza ahantu, kandi abatwumva bose bateze amatwi ugurura imitima yabo kugira ngo buri wese abone icahembura ubugingo bwe. Abari hirya no hino mu bihugu bitari bimwe, muri za kontina zitari zimwe, ndetse no mu ntara zitari zimwe no mu gihugu hose, abumva ijambo ryawe ribashe kubafasha no kubakomeza uyu munsi wa none, umunsi w'umugisha ku bwa Yesu Kristo. Amen. Pasteur, urakoze. Hariho ibibazo byinshi bitandukanye abantu batekerezaho, abantu bibaza. Uyu munsi rero Pasteur twagutumiye dushaka kugira ngo tukubaze ibibazo abantu batumva kumwe kubijanye ubumwe buri hagati y'abapfuye n'abazima. Ikibazo cya mbere se Pasteur, urupfu niki? Urupfu iyo usomye mu Batesalonike ba mbere igice cya 5:23 haravuga ngo Imana y'amahoro. N'Abatesalonike ba mbere 5:23, Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwa bitabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ahangaha bigaragara ko iyo umuntu ari muzima aba agizwe n'ibintu bitatu. Mu cyigisho cya anthropology bamwita ko umuntu ari trichotomike. Trichotomike bisobanura ngo afite inyama n'umubiri, inyama ni wo mubiri, akagira umwuka n'ubugingo. Byaba bitatu rero bikuzura umuntu, ariko kimwe cyavamo bikamera nk'amashiga atatu iyo hasosotse buri rimwe isafuriya irahirima. Nuvuga ngo iyo amaraso akamye mu mubiri w'umuntu, umuntu arapfa. Iyo umuntu atagihumekana umwuka ubugiye arapfa. Iyo n'umubiri uboze umwuka ntabona aho akorera, n'ubugingo ntibona aho bwicara. Umuntu wuzuye rero kuko afite umubiri n'amaraso n'ubugingo, gupfa bisobanura ngo gutandukana kw'amaraso n'umwuka n'ubugingo. Umwuka iyo utandukanye n'ubugingo, umubiri ukaje ukwawo, ubugingo ukwabwo, umwuka ukwawo, umuntu aba apfuye. Ubundi niyo definition nziza y'urupfu, gutandukana k'ubugingo n'umwuka n'umubiri. Pasi, ikibazo cya kabiri, ese nyuma y'urupfu umuntu ashobora gutekereza yarashinguwe? Bibiliya hari ibyo ivuga mu gitabo cy'umubwiriza ibice 5 umurongo waho wa 10 n'ibice 9 umurongo wa 5. Turabanza ku bice 9 umurongo wa 5 haravuga ngo abantu iyo bakiriho bose babazi ko bazapfa, kuko batangiriye kera kuva babaho babona abantu bapfa, nawe kuko azi ko ariho kandi akabazi ko hari abo babaye bapfuye, nawe mu mutima we abazi ko azapfa. Ariko ijambo ry'Imana rongera avuga ngo ariko abapfuye ntaco bazi. Noneho ku murongo wa 10 ibice 9 umubwiriza haravuga ngo umurimo wose werekejeho amaboko ukorana umwete,
kuko hari ikuzimu ugiye kuzaja mu gihe gito, nta gutekereza, nta migambi, nta no kwibwira bigaragaza ko iyo umuntu amaze gupfa atongera gutekereza. Aho bayita mu gihe ta intermediaire, hagati y'urupfu no kuzuka, nta gutekereza, kubaho ko nta migambi, nta mushinga ushobora gukora. Nizo mpamvu bahumurije abantu bakira bavuga ati mutegure mukiriho, mukiri mu buzima bwa none, mukora imirimo yanyu mukiri bazima, kuko nimumara gupfa ntaco muzongeraho, nta nuzagira icyo abamarira muri gahunda mwari mwaratangije y'ubuzima. Muyirangize rero mugihumeka, muyirangize mugifite amaraso, murangize mugifite umubiri n'umwuka, nta yindi gahunda izongera kubaho. Ahangaha Bibiri tubwiye ko nta gutekereza kubaho. Pastor, urakoze. Ikibazo cya gatatu ni iki umuntu wapfuye yamarira abantu bakiriho? Biterwa n'imyizerere. Hari ico yabamarira mu myizerere, kuko mu itorero ntaco yabamarira, ariko mu madini abantu bafite inzira zo gushaka Imana yagira akamaro. Muvuga ngo yagira akamaro kuri bamwe ku myizerere yabo, izindi myizerere nta kamaro agira. Kuko urebye mu gitabo ca Makabe ya kabiri mu Bibiliya Ntagatifu, hari ibitabo 7 byiyongereye kuri 66 itorero ry'i Roma ryagerageje kongera mu bindi. Igitabo cyitwa Tobi, igitabo cyitwa Judite, igitabo cyitwa Makabe ya mbere, Makabe ya kabiri, ubuhanga bwa Salomo mwene Siraki, hakaba na Baruki. Ni ibitabo 7 byiyongere mu bitabo byahumetswe n'Imana. Idini noneho ry'abagatolika ryashizeho kuva muri 380 itorero rimaze guta izina ry'itorero ryiswe idini. Amadini yose agira imyizerere itandukanye, ariko yose ikaba itari mu kuri. Bivuga ngo amadini, ikintu cyarangiye kwitwa idini nta kuri kuba kurimo. Bakijugunya izina itorero, amadini yose nta kuri kongeye kubonekamo. Bamaze no gutangira idini rigendera ku mihango. Muri abyo bitabo rero 7 byanditswe muri Bibiliya Ntagatifu, usomye Makabe ya kabiri igice cya 12 umurongo wa 42 ukageza ku murongo wa 46, havuga ko bashobora gukorana. Abapfuye arabera bitwa abatakatifu bashobora gusengera bakiriho kandi bagahaza kwifuza kwabo. Nanizo mpamvu usanga bavuga ngo ndakuramutsa Mariya ujinema horanye na Mungu, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutakatifu umubyeyi w'Imana, bisobanura ngo ashobora gutabara kuko bafite kwizera ko uwo muntu atapfuye kandi akaba ari umutakatifu. Noneho rashobora kugira icyo amarira bakiriho, ariko byanditswe muri Makabe. Noneho rero abakiriho nabo bashobora kuja gusengera abapfuye, kuko bemera isi abaprotestante batemera yitwa purgatoire, aho abantu bashobora kuruhukira ariko bari batakiranuka bagifite ibyaha. Abera basigaye bakaja kubasengera ariko bagiye kumva zabo, ku buryo muri purgatoire uwapfuye afite icyaha gishobora guhanagurwa buhoro 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 kikazarinda gushira. Hariya rero muri ubwo butumwa nabyita ubutumwa kuko babyizera. Makabe ya kabiri igice cya 12 42 na 46 birahari ko bashobora gukorana. Baba bera bari ku isi bakorera abapfuye ari abanyabyaha, baba bapfuye ari abakiranutsi nk'uko babyizera bashobora gutabara abakiriho. Ni imbaraga za mariyoloji zakomotse ahangaha, ni imbaraga za mariyoloji. Mariyoloji ni doctrine ishingiye kuri Mariya, nk'uko bavuga ngo theologie, christologie, mariyoloji. Iyo mariyoloji rero imbaraga zayo zikomoka kuko ashobora gutabara abakiriho kandi akabasabira ku Mana bagashobora gutungana, badatunganye bo ntaco bakoze. Ariko noneho babandi bakiriho nabo iyo bashimwa n'Imana ku myizerere yabo bashobora gusabira abapfuye ari abanyabyaha, noneho buhoro burakagira impinduka bakava muri purgatoire bakinjira muri paradizo, aho abakiranutsi bategereje kuzazuka Yesu Kristo. Impanda ivuze Yesu agarutse, impanda yavuga bari muri paradizo bakakanguka, ariko bari muri purgatoire. Imyizerere irahari y'itorero ry'i Roma Gatolika, iyo myizerere irahari.
ariko abaprotestani ntabwo babyizera. ahangaha ndetse no muri Tobi igice cya 9 umurongo waho wa 12 naho ya magambo asa nayo arahari yuko abakiro bashobora gutabara abapfuye ari abanyabyaha bagatungana. None se pastor, iyo ni myizerere y'abagatolika. None se ukuri kwari kwa Bibiliya uko ubyizera ukuri nukuwe? Ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 9 aravuga ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzakizwa. Umuntu utagifutuza akanwa cye ntagishobora guhinduka kuri we. Nizo mpamvu umuntu arwaye ari indembe, igihe cyo gutegura gushingura hari icyo bamubaza baravuga bati urarembye kandi ntugitabarutse. Iyo bamureba ntibamubwira ngo ntabwo ugikize, ariko yabona ko atagikize nta jambo ufite kugira ngo afutuze akanwa cye agitekereza mu mutima we. Kuko ni watuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye nibwo uzakizwa. Uwo muntu utagitekereza rero, uwo muntu utakigira kwibwira, uwo muntu ntabasha kwatura ngo agire igihinduka muri we, kandi ntabwo undi yagusabira ngo Imana ikubabarire, kuko ntabwo umuntu yashobora kwikorera ibicumuro by'undi. Yesu Kristo niwe wapfiriye ibicumuro byacu rimwe. Noneho ijambo ry'Imana ravuga ngo yikoreye ibicumuro byacu mu mubiri bibambanwa ku giti, none imibyimba ye niyadukirisha tugakira indwara tugakira n'ibyaha. Ni ku bwa Yesu gusa, ariko nta muntu washobora kwikorera ibyaha by'umuntu ngo abimukureho noneho wa muntu abashe kubabarira. Iyo ni inyigisho z'ibinyoma zivuga ko bashobora gusabira abapfuye bagakira cyangwa abapfuye bagasabira abakiriho. Nta communication itumanaho riba rigihari, ntari bagiri hari oya. None se abazima bamarira iki abapfuye? Abazima kuri izo nyigisho zabo, kuko bashobora kubakura muri purigatoire bakabinjira muri paradizo, barakibamarira. Ariko muri doctrine nzima y'Imana ntaco babamarira, kuko abapfuye ntibongera guhinduka aho ngaho. N'abizera ibyo ni abanyabinyoma, abatekereza ko umuntu muzima yasengera uwapfuye akagira igihinduka muri we, cyangwa akagira n'impano atanga zavugurura ubugingo bwe, cyangwa akaja kubagarira no gushira indabo kumva hejuru. Uwo nawe ni ubuyobe, nta gishobora guhinduka kuri we, ahubwo biba bigiye mu nzira yo kuraguza. Kuko abakurambere bacu bamaraga gushingura, wenda bakubaka ingoro hejuru y'imva y'umuntu wenda bakundaga, bakaja batamba ibitambo, akajana wenda nk'amaraso y'inka cyangwa y'ihene n'inyama zayo, akabishira kuri ico gituro, akumva ko hari itumanaho. Kandi noneho rero akumva ko ico kigirwamana cyangwa uwo mukuru w'umuryango wapfuye ashobora kugaya cyangwa agashima. Ni imyizerere y'abapagani yo ngiyo. Pasi, ikibazo cya 5, ni gute umuntu yahamagara wapfuye akitaba? Ashobora kwitaba ariko atari we witabye. Amateka ya Sawuli aja gushikisha ku mushitsikazi w'Iyandori, hari intambara hagati y'Abisirayeli n'Abafilisitiya, ariko Abisirayeli batagiye gutsindwa. Ijambo ry'Imana rivuga ko Sawuli yagerageje gutakamba abaza Imana, ariko Imana ntiyamusubiriza no mu nzozi cyangwa muri Urimu. Ahangaha yumvise ko nta gutabarwa gifite, ijwi ry'Imana ryacecetse kuri we, kuko yenda yakoraga ibitayinejeje. Atakambye birananirana, aja gushikisha, asaba inama yo kuja gushikisha. Abamurangiye bamurangira umushitsikazi w'Iyandori. Ni Samueli ya mbere igice cya 28 ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 15. Uko yagiye ku mushitsikazi w'Iyandori, umushitsikazi aramwakira, ariko bamatushaka iki? Yumvise kuko urugamba rwari rwamunaniye, asaba umushitsikazi kumuhamagarira Samueli. Icyo gihe Samueli ntabwo yaje, ahubwo Satani yari amaze kubabona yabasabye, kuko Sawuli umutima we ntabwo wari ugitungariye Imana, yari asigaye noneho ari igihe cyo gukorana n'abacunyi. Ubwo ni Satani wigaragaje. Satani kuko yari azi ibyo yifuza, kandi Satani kaba yari azi Samueli ko yari umukiranutsi w'Imana, yiha akora igisa na Samueli atari Samueli, aza mu izina rye,
yitaba mu izina rye, anaravuga ngo mpagurukirije iki, amubwiye ngo ni ikibazo cy'abafilisitiya banyibasiye. Aravuga ati wowe wabaye igicibwa imbere y'Imana, niba Imana yaragutaye urategereza gutabarwa kurinde? Uwasubizaga atyo ntabwo ari Sawuli, ntari Samweli, ahubwo ni Satani wari wihanze mu gicucu aza mu ishusho ya Samweli, ariko ntiyari we. Uwapfuye ntabwo agaruka ngo yongere avuge, ahubwo iyo abantu baraguza, umubyeyi mukuru akaba agiye nko gupfa, ashobora kuvuga ati mwamfashe nabi nzagaruka, kandi ni ingaruka nzabagirira nabi. Koko icyo gihe kuko Satani abyumva arabiremekanya, akagaruka muri we akagora abakiriho. Bija biba akenshi tuba tubabona. Hari igihe umugore umwe yigeze gupfusha umugabo ahantu hamwe ni Masisi, amaze gupfusha umugabo yakira umucura bamaze gushingura umugabo we, ariko uko yamwakiranye ibyishimo amubagira ihene mu hene zo wa mugabo wapfuye yasize. Bamaze kuyibaga kuyitunganya bayishira ku ziko, bagishire ku ziko batangiye kunywa barabyina, bakibyina bumva inzira iranyiganyize. Inyiganyize wa mugabo wapfuye arivuga, aravuga ngo ninje ugarutse. Ahamagara umugore we mu izina rye, aturampemukiye kuko utangiye kubagira abandi utarigeze umbagira. Iryo jwi araryumva, aryumvise avuze ngo utangiye kubagira abandi kandi utarigeze umbagira. Iminsi yose twabanye tukabyarana abana benshi, ntubagire ukaba ugiye kubagira umucura mutigeze mubyarana. Inzira nyiganyiga, inyiganyize wa mucuragira ubwoba. Agize ubwoba arahaguruka agiye kwiruka, mu mbaraga za dayimoni zifata inkoni yari yagendeye, yari ifite icuma c'umuhunda, imukubita mu bitugu. Ariruka agendera ko ntiyagaruka, ya nkoni icika kabiri. Noneho za nyama batetse bazirya bonyine, ariko bakimubagira ya hene, umwe mu bahungu be bamufashije kuyibaga, abandi baraga ngo ntabwo barafasha nyina kubagira umugabo utari se. Babandi banze gufasha nyina bararokotse, wa wundi umwe wavuyemo akemera gufasha nyina kubaga ya hene. Hahise iminsi ibiri nyina arapfa, uwo mugore arapfa, n'uwo muhungu yamufashije kubaga iyo hene. Bigaragara ko iyo Satana birimo birakora, iyo abantu baraguza birakora, kuko iyo bahamagara biritaba kandi bigatanga umurage, bigatanga n'urubyaro cyangwa bikimana urubyaro. Ubwo byagaragaye ko Satani ari we wari wihanze mu muzimu w'uwo mugabo wapfuye aragaruka, ariko kuko baterekeraga bizi kandi n'uwo mugabo akaba yarapfuye ari umupagani, agaruka mu izina rye, none aza kubagora. Yarabagoye koko kuko hapfuye babiri. Ubwo noneho ro mu bapagani uwo muntu aragaruka akagora abantu, ariko ku bakristo nta communication hagati y'abapfuye n'abakiriho. Pastor akoze ko shaka tarotese abazimu babahe. Abazimu ubundi ni konterere y'abazima. Abantu bapfuye nibo bafata iryo zina ry'abazimu, ariko kuko abapfa bose batafite imyizerere imwe ntabwo baja hamwe. Dukurikije imyizerere yabo, abapfuye arabajyabyaha baja ikuzimu, ariko ntibaja muri gihonome kugiye ntikiragera. Ariko abapfuye arabakiranutsi nabo aho bari muri paradizo bategereje kuzahamagarwa kugira ngo bazaje mu ijuru, naho hari ukwaho. Rero imirambo y'abapfuye yose niyo bita burya abazimu. Imwe bayikarasa muri paradizo, indi bayikarasa ikuzimu, ariko iyo yose ntabwo ivuga, ntabwo itekereza, ntigira gahunda. Ubwo rero aho baba paradizo ntiwamenya ngo urayikarasa, ariko mu kilatini paradi isobanura jaride, naho kuzimu mu giheburayo isobanura sheore, ariyo bita hadese mu kigiriki. Bahita kuzimu aho abanyabyaha bashobora kuruhukira bategereje kwinjira muri gihonome nyuma y'umuzuko wa kabiri w'abatubaha Imana. Icyo gihe rero aho hantu ntihagaragara. Ni nk'uko bavuga ngo mu ijuru hameze hate, abasuye ijuru babona ubwiza bwaho, ariko uko utavuga ngo uhasitiwe geographikema, ni kuzimu no ntiwasitiwa. Umuntu arapfa, inyama zigasubira mu butaka zigahinduka umukungugu n'amagufa, ariko umwuka ugasubira kuri nyirawo. Ubwo rero aho ngaho uko utamenya ngo Imana yicaye he kuko ibera hose icyarimwe, ntiwanamenya ngo n'abazimu bicaye, ariko amazina ni sheore, ni hadese, ni paradi.
ariko iyo bari muri paradizo ntabwo babita abazimu, kuko izina abazimu rigaragara ko ari umuntu wapfuye atizeye, kuko rifitanye isano na dayimoni n'imyuka mibi. ubwo rero abo bagiye kuruhukira muri paradi ni abera b'Imana, aribo bakangutse umwenda ukingiriza rero umaze gutabukamo kabiri. ijambo ry'Imana ngo mbiri intumbi z'abera zizuka zihaguruka zinyanyagira mu murwa, kugira ngo zisange abakiranutsi bazapfa mu gihe cy'isezerano risha, ngo bahurire muri paradizo nka wa mwambuzi wihanye. Basokoze ikibazo cya karindwi, ese abazimu n'abadayimoni baba bafitanye isano? Bagirana isano iyo ari abapagani, ariko iyo abakristo, kuko abakristo batabita abazimu, nta sano baba bafitanye. Ariko itorero ntabwo rizi gutandukanya abazimu n'abadayimoni. Satani afite ingabo ze, kandi izo ngabo ze usomye muri Mariko 5:9 haravuga ngo turi ingabo kuko turi benshi. Izo ngabo rero zizerera ni abamanukanye na Satani bitwa ingabo ze, noneho bageze hasi nibyo bita ngo agiye kumanuka ico kiyoka, umurizo wacu ukurura 1/3 c'inyenyeri zo mu ijuru, bashaka gushushanya abamarayika bamanukanye na Satani. Baraza rero babaye benshi ku isi. Petero ya 2 igice cya 2:4 ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko Imana itababariye abamarayika bakoze ibyaha, ahubwo ibajugunya mu mworera, ibabohesha iminyururu y'umwijima, kugira ngo barindirwe gucirwaho iteka, kuko ari benshi, kugira ngo batagora abari ku isi. Ariko abasigaye ni inzererezi, zizerera hose, zigera henshi na hino, ariko zitabera hose icyarimwe, zibereho kugora abantu, noneho zigatera abadakiranukiye Imana, zikarwanya umurimo w'Imana, zikarogoya gahunda y'Uwiteka. Abo ngabo nabo ni ingabo za Satani. Abo badayimoni rero bo barakora, ariko abazimu ntibakora. Bakoze pasite. Ikibazo cya 8, abantu bamwe banka kurya ingurube kubera ngo Yesu yazohereje abadayimoni, nivyo? Ahangaha ni abantu bafite ubushiji. Ufashe Matayo 8:28, aho Yesu yasanze abantu bari mu mva batewe n'abadayimoni, batangiye gutakamba ngo duhuriye mwana w'Imana. Barataka cyane bokejwe no gukiranuka kwari muri Yesu. Niho bavugaga ngo nyabuna ntutwice urupfu n'agashinyaguro, kuko babonye ko Yesu ari umwana w'Imana baramumenya, ariko babona ko nta kindi kimuzanye uretse kubica no kubagora. Niho batangiye gutakamba ngo duhuriye si mwana w'Imana, kumenya uje kutwica uyu munsi urupfu n'agashinyaguro. Ahubwo tubabare bumvishe batangiye gusha cyane no kugurumana, basaba Yesu ngo abohereze mu ngurube zari hakurya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bavuye muri ba bantu baja muri za ngurube, ba bantu barakira, kuko abadayimoni batabera hose icyarimwe. Ba bantu bamaze gukira, ahubwo za ngurube zifashwa n'abadayimoni bavuye muri ba bantu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo zisuka ku gacuri, ziroha mu nyanja, zihotorwa n'amazi. Ahangaha ni ubuyobe. Ahangaha i Gezareni hari hafi y'i Galilaya, ntabwo ari ingurube zo muri Kongo cyangwa ingurube zo mu Bubiligi cyangwa ingurube zo mu Rwanda zagenwe abadayimoni, kandi izo zamanutse ku gacuri zigahotorwa n'amazi. Nta hantu Bibiliya ivuga ko zagarutse. Ubwo rero zahabaguye nabo abadayimoni, ariko abadayimoni bo ntibahotorwa n'amazi kuko batagira umubiri, ahubwo amazi yahotoye ingurube zifite umubiri. Ba badayimoni bo barongera barazerera, baraguruka nk'uko basanzwe baguruka. Ahangaha rero ntabwo ari ingurube z'u Rwanda, nubwo zari kuba ingurube z'u Rwanda, izo zahotowe n'amazi. Ubwo rero abantu batinya ingurube kubera Yesu yohereje nk'abadayimoni, bayangira ikindi kintu, bagatekereza ikindi. Kuko muri Ancien Testament abayuda ntabwo bemerewe kurya ingurube, kuko itujuje kondisiyo y'ibyasabwaga kugira ngo ubwoko bw'Abisirayeli buyirye. Ibyo biragaragara, kuko bivuga ko yatuye inzara, ariko ngo ko ituza. Mu Balewi igice cya 11 harabivuganaho ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6 ko ingurube ituza, ariko ikaba yatuye inzara, ikaba yaje gashoboraga kuribwa, ariko kuko ituza ikaba itemeye mu nyamaswa ziribwa. Uwo ni umuco w'Abayuda. Ariko ku muco w'abanyamahanga cyangwa ku muco w'itorero nta kizira kiba ku ngurube, ahubwo benshi bayitinya kuko zinjiwe mw'abo badayimoni, bibwira ko izo zinjiwe mw'abadayimoni
arizo zazutse hari zikabyara ziri ku isi, sinzi uko bibwira, ariko ntabwo ari byo. Abatekereza ko abadayimoni bagiye mu ngurube zose, si byo, kuko hari Galilaya kandi ibihugu byari byinshi, kandi ntabwo ariho honyine habwo bashaga kuboneka ingurube. Ubwo rero ni ubuyobe, wayireka kuko uyanga, kuko ntabwo ari itegeko kurya ingurube, si n'itegeko kutayirya, ariko wayireka utazanye urwitwazo rutari biburike, ntabwo ari biburike. Pastor, ni kuki abadayimoni badapfa? Abadayimoni usomye muri Matayo igice cyaho ca 22 umurongo wa 23, usomye ibyo bahungu barindwi, ikibazo cyabazwaga n'abasadukayo bavuga uko kuzuka bizamera. Ahangaha ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo muzi imbaraga z'Imana n'ijambo ryayo, mwizuka abantu ntibarongora, ngo ahubwo bagira imibiri y'ubwiza nk'iy'abamarayika. Bisobanura ngo abadayimoni ntibashobora gupfa kuba badafite umubiri n'amaraso. Kandi hariya mu Baefeso igice cyaho ca 6 umurongo waho wa 12 haravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'imyuka mibi, n'abafite ubushobozi n'abatware b'isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuvuga ngo kuko tudakirana n'abafite umubiri, tukadukirana n'abo badayimoni nyine n'imyuka mibi. Ahangaha abantu batagira umubiri ntibapfa kuko apfa umubiri. Nta nizo mpamvu abadayimoni nyine bahoraho, ntibashobora kwihana ngo babarirwe, kandi ntibashobora gupfa, kandi ntibashobora kubyara. Oya, ni benshi gusa, kandi ni ibiremwa by'Imana byaremwe mbere y'abantu, ariko ntibashobora gupfa, ntibashobora kubyara, ntibashobora kwihana. N'abakoze ibyaha ntibababariwe, baracaboshe bategereje gucirwaho iteka. Noneho ahangaha kuko badapfa bakaba batabyara, ariko akaba ari benshi, ntibagira umubiri nyine wabasha gupfa. Ahangaha rero abamarayika ntibashobora gupfa. Kandi mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 16 baravuga ngo tuzi ko atari abamarayika Imana yatabaye, ahubwo Imana yatabaye urubyaro rwa Aburahamu. Bisobanura ngo abacungujwe amaraso ya Kristo ni abantu bonyine, ntabwo ari abamarayika bacunguwe. Nta nizo mpamvu umuntu afite privilege, ni ukuvuga ngo ibyiza byatuma we yihana yakoze icyaha akababarirwa, ariko marayika ntashobora kubabarirwa, kuko biravuga ngo abakoze ibyaha abo bose Imana yabajugunye mu mworere, bahohesha iminyururu y'umwijima, bakaba bategereze kuzacirwaho iteka. Ariko umwana wa Aburahamu, abo mu rubyaro rwa Aburahamu, abo nibo bacungurwa amaraso ya Yesu, nibo basha gusaba imbabazi, kandi nibo bazazuka ku munsi w'imperuka. Pastor, kibazo, ese abamarayika muri rusangi bagera hose? Abamarayika ntibagera hose, bagera hose kubera kuzerera, ariko ntibabera hose icyarimwe. Muri Yobu igice cya 1 umurongo wa 6 aho uvuga iby'amateka y'abamarayika bajaga gushengerera Uwiteka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubw'abamarayika bajaga gushengerera Uwiteka, Satani nawe akaza hagati yawe. Ariko Imana ikabaza Satani ngo Satani uraturukahe? Yaravugaga ngo ndaturuka mu isi no kwizereramo. Ariko Imana ikabaza ngo wamboneye umugaragu wanje Yobu ko ari umukiranutsi utunganye wirinde ibibi, yakomeje gukiranuka kwe, n'ubwo wanteye kumugirira nabi. Ntabwo ari uko Satani yategekaga Imana byatumye Imana ivuga ibyo, ahubwo ni uko Imana yamwemereraga kugira ngo ishire Yobu ku gipimo. Kuko igitabo cya Yobu haravuga ngo ni umubabaro w'umukiranutsi, nta cyaha yagiraga, ariko Imana ikamushyira ku gipimo kugira ngo ibashe kumukomeza. Ahangaha rero ibaza Satani ngo wanteye kumugirira nabi. Ntabwo ari Satani utegeka Imana, ahubwo ubushake bw'Imana nibwo butegeka byose. Ahangaha rero Yobu yakomeje gukiranuka kwe, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ibaza ngo uraturuka, yaravuze ngo mvuye ku isi no kwizereramo. Aha ni ijambo rihamya ko n'abamarayika n'ingabo ze, Satani n'ingabo ze nabo babereshejweho no kuzerera. Nico kigaragaza ko bavuye muri ba bantu bakaja muri za ngurube, kandi bitari hamwe, hahandi abantu bari barafashwe n'abadayimoni bagahinduka bazima, nuko bari bahavuye. Yabaye rero abadayimoni babera hose icyarimwe,
kuko nibo bamarayika bacumuye, babasha kugora isi yose bakayigorera rimwe, ariko kuko batabera hose icyarimwe hari aho bashobora kuboneka n'aho badashobora kuboneka. Ahangaha rero nicyo mpamvu bavuze ko badashobora kubera hose icyarimwe, ariko ni inzerezi zishobora gusimbukira hose. Pastor, se guterekera bibaho? Guterekera bibaho ku banabyizera bikabahesha umugisha. Hari n'abakora imihango yose babashe guterekera, igihe baraterekera, kandi n'abakurambere ba kera baraterekeraga, kuko nge navutse bikiriho kuko ababyeyi baraterekeraga muri 63 babagaga ikimasa bagafata inyama zacu. Hari abantu bazaga gushungera baturutse kure benshi cyane, cya kimasa bakakizana bakakiboha amaguru n'amaboko, bamara bakakigarika bakacasa mu gahanga, ariko bakacerekeza iyi ngoro yabaga yubatse, kuko bajaga inyuma y'inzu bakubaka inzu y'ikigirwamana bitaga ngo ni inzu ya basogokuruza, bakashiraho ngo ni ingoro. Ntabwo yabaga yubatse neza, yabaga yubatse mu buryo vage, ibiti bigerekeranye, ariko uko bafataga za nyama bakazotsa ku giti bakazijana muri iyo ngoro, bajanaga n'inzoga byensiri. Bamara kwiterekamo, igihe cyo guterekera agafata umuheha akanyanyagiza awukuye mu gicuma, yavuga ngo akira inzoga. Icyo gihe twararebaga tukiri abana bato, za nyama akazisigamo. Icyo gihe nari umwana natinyaga inyama ko nanga ikintu kiva amaraso, ariko nari mfite abo mvukana nabo bazikundaga cyane. Ubwo bagendaga bakurikiye data agiye guterekera, yamara gushira za nyama ziri ku mishito mu ngoro y'icyo kigirwamana akavayo. Yavayo babana bakazirya, bamara kuzirya habaga ikintu cyo gusura, kuko yamaraga kunyanyagiza ya nzoga akoresheje umuheha yakayigarura, za nyama akazisigamo, ariko yasubiragayo ikintu cyitwa gusura, kureba ko cyakiriye. Agasanga abana baziriye tugaceceka, ariko nkumva ari kuvuga ngo cashimye kubera atazisanzemo. Ubwo rero ni imyizerere bikabaho. Ariko kandi abadayimoni nabo, abamarayika kenshi iyo Imana ishaka gusoza gahunda yabo nabo bararya. None se Pastor, ukiri ngaho, iyo abana bataziriye naho zaragenda zikabura? Icyo nzi nuko byabaga igihe cyose bacunganaga nawe. Igihe cyose nabonye yaje no kubireka mu gihe gito, kuko icyo yabikoreraga yabonaga kitageze ku ntego. Baterekeraga kugira ngo abana badapfa, bagaterekera kugira ngo inka ziyongere, bagaterekera kugira ngo batangwa n'abantu. Uko guterekera rero kwabaga kutageze ku ntego, nuvuga ngo bagaterekera hakagira undi muntu upfa nyuma yo guterekera, bakabona ko bitafashe. Hakagira umuntu uwanga kandi akabarogera nyuma yo guterekera. Icyo gihe babonaga none n'inka zimwe zigapfa kandi nyuma yo guterekera, bakabona ko nta mbaraga ziraho. Bamwe bakabikuraho ibyiringiro, abandi bakabigumamo, ariko bakabikuriraho ibyiringiro kuko icyo yagambiriye gusaba kitabonetse. Ahangaha rero aho nabiboneye hose nabonaga ari abantu baziba atari cyo kizirya. None bakavuga ngo zashimwe, ngo caziriye, kuko atasubiragayo, nabo bagacungana nabo bakaba batazishikira areba, mvuga ngo ntiyamenyaga icazijanye. Ariko tukanga kuregana kugira ngo atabagirira nabi nyine. Kandi iyo hagira umenyekana ko yaziriye, kuko byari gutera ubwoba uwaterekeraga, hari kugira ikintu cyita impact, akagira ikintu kiba kuri abo bantu, kuko yabaga bigizemo uruhari guhemukira Imana. Ubundi waterekereye niba bazibya adahari ntabwo yabaga ahemukiye ikigirwamana, ariko iyo baziba hari ntagire icyo akora, ikigirwamana cyari kugaruka kikabagirira nabi. Byabayeho kandi binabaho na n'uyu munsi wa none abakiri abapagani baracaterekera no kuraguza no kubandwa. None se Pastor, ibyo yakora ibyo bintu yaragira amayerekwa, hari ibintu yabona, ibyo bintu yabiterekera? Habaga ikintu cyitwa itumanaho. Itumanaho nuko iyo habaga ari mu mwijima, kuko ntabwo ikigirwamana gikorera mu muco, ni mu mwijima. Ni ukuzimya ikintu cyose gisa n'umuriro, kuko atinya umuriro. Ubwo none mu mwijima aho yaganiraga, ariko akaza mu zina rya sekuru. Uwo baterekeraga bakaba bamuzi, bavuga ngo akira inzoga. Iyo yashimaga yaraza akavuga nijoro ari mu rutwe rw'inzu,
ariko hari umwijima. ariko nta bundi muntu nta bintu bashize mu nguni niki. Oya iyo yavugaga havugaga ijwi ry'uwo bazi w'igisekuru akaba ari sekuru. Yego. None akavuga akanavuga izina rye, yamara kuvuga izina rye ubwo bakavugana bakavuga n'ibindi byifuzo bakamuha ibyifuzo, ariko ntawigeze amubona. None se pastor ico gihe wari umwana ntiyibagira, ico gihe wari umwana ubona papa wawe ari mwaraterekera, ayo majwi warayumva? Amajwi narayumvaga, n'izina nkaryumva, none nuko baganiye byose nkabifata nkabimumariza. Niba kuko habaga guterekera ku buryo cyane cyane habaga guterekera gukomeye iyo habaga mu gihe cy'imihango y'ubukwe. Yego. Kuja kurambagiza nukubanza kugira icyo utanga ukabaza. Yego. Icyo gihe cyarazaga kikavuga. Iyo waga watekereje urugo urarambagizamo kwarugira ngo kibyemeze confirmation. Yego. Ariko iyo warambagizaga mukaba mumaze kwemeranya, icyo gihe rero hari hasigaye gusengera uburumbuke. Yego. Ese kuri ya mukobwa uzaza azabyara, bagiraga ikindi batanga kugira ngo babone confirmation kinaze kibemeze mu mwijima mu rutwe rw'inzu, kibabwiye ngo uwo muntu mugiye kuzana azatana cyangwa azabyara byarabaga. Ese batanga iki icyo gihe? Icyo gihe batangaje uwabaga afite inka ni ikimasa, uwabaga afite ihene ni isekurume nziza. Kuko ntacyo wabaga ukigomwe. Icyo ntigeze mbona ni abaterekeye batamba inkoko, kuko iwacu babaga bafite inka n'ihene abantu bose. Nuvuga ngo abari bafite ihene bakoresheje ihene, abafite inka bakoresha inka, ariko ntawe nabonye ku nkoko. Ariko kuvuga kwaco ko narakuvaga kivuga iyo hari umwijima, kandi kikavuga hagati ya saa 5 na saa 7. Niyo byavugaga. Hagati ya saa 5 z'ijoro na saa 7. Ni ukuvuga ngo abumvaga ni bake. Yego. Kuko yabaga ategereje igisubizo, we yabaga maso. Yego. Ariko ababaga badafite gahunda yacu barasinziraga. Habaga igihe avuganye naco wenyine ntiyagira uwumva kuko bose basinziriye. Cyane cyane abana ntaho babyumvaga. Yego. Nabwo kubyumva habaga ari rimwe na rimwe, wenda basinziye ukicura mbere, ariko cyane cyane cyavugaga abana batari kumva. Ariko wowe kubera wari umwana nanje ni rimwe nda rimwe, ntabwo ari buri gihe, ni rimwe habaga ari rimwe na rimwe. Rimwe rimwe waracumva. Waracumva kivuga. Kikavuga mu izina rya sekuru. Ibyifuzo rero batangaga byabaga ari byinshi. Uwabyaraga abakobwa gusa yatangaga inka kugira ngo abaze niba hazaza umuhungu ryari. Uretse ko ababyaraga abahungu bo ntabwo batambaga ngo Imana ibaha abakobwa. Oya, kuko urubyaro rw'abakobwa ntawe rwigeze rwifuzwa icyo gihe. Yego. Ariko ababyaraga abakobwa gusa inka zarashiraga bashaka umuhungu. None se pasi ibyo bintu byarakora? Ibyo bintu byarakoraga kuri bamwe, ariko icyatumye abireka nuko byaje guhemuka, kuko nabyo hari amategeko yabyo yagoranaga. Niba gisabye inka ugasiga inziza ukagiha imbi, cyarazaga kikica benshi. Abantu benshi rero batinya gutanga icyiza kiruta ibindi, kuko casabaga icyiza kiruta ibindi kuri we mu byo ushaka gutangamo. Niba ari ihene reba inziza kuruta izindi, niba ari inka reba inziza kuruta izindi, ko casabaga inziza kuruta iyindi. Abantu benshi bagiraga make bakaba bati inziza iruta izindi, raba mpombye, agatangi nziza ariko itaruta izindi. Caramugoraga ko cabaga kizizi mu buryo bw'umwuka. Cyaba kizizi? Cyaba kizi ku mutunzi, kuko uwagiye gihe nafite inka caramwicaga, cyakikica umuhungu we w'imfura. None se pastor ico tukiri ngaho, se iyo abantu baza kumureba ko yaterekera yari afite izindi imbaraga zindi zabo, hari ibintu yababwira bikababaho? Abazaga gushungera ntabwo babaga bari muri initiation, ni ukuvuga ngo hari systeme. Waje gushungera ntabwo aba ari muri systeme. Yego. Ahubwo uri muri systeme nugiye gutamba kuko yagiranye amasezerano n'ibyo atanga. Abaje gushungera ni ukugira ngo barye. Yego. Kuko bamaraga gukura izo ku mishito, abaje gushungera bakagabana, ubwo nabo imurugo bagakuraho izo kurya, ariko ikibasa kikarya bari bahagazaho bose buri wese akajana inyama. Abo rero ntabwo bari muri systeme ngo kigira ico kibatwara, ahubwo ni ku byifuzo yatangaga akeneye mu muryango we, abo badakeneye.
umva bo kwari ukuza gushungera gusa, ariko cyane cyane abenshi bagwizwaga no kumufasha kuboha ico kimasa, kuko cabaga gifite imbaraga ari kinini kikaboha na benshi, bigasaba ngo haze nabo hirya bamufashe kukiboha. Abo rero ntibagendaga batajana inyama n'imiryango yabo. Nerese pasite ko abantu bo muri ako gace ntabwo bahora baza kuraguza, ko bari bamuzi nyine nk'umuntu ukoresha izo mbaraga, ntabwo baza kuraguza. Oya, ntabwo ari bo bari ikigirwamana, kuko buri muryango wajyaga imana ye. Harimo abasinga, ababanda, abazigaba, abungura, buri muryango wagiraga icyawo, kandi na buri famiye ikagira uburyo bwo guterekera. Icyo gihe rero nta muryango wazaga mu wundi, kuko bataterekeraga igisekuruza kimwe ngo baze aho ngaho, ahubwo habaga ubarusha, noneho bose basanga uwo basanga hari ahandi bamusangaga. Ariko kuva muri 47 bose bazaga indorwa. Ikigwamana gikomeye c'abantu b'imasisi cakomeje kuba indorwa ni mu Ruhengeri. Mu Ruhengeri bavaga imasi nico cari Perezida generale wa byose. Aho abandi bari amashapere, yari nk'amashapere ubusikira sare mbese. Ariko iyo byabaga bindaniranye, finale yabaga indorwa mu Ruhengeri. Mu Ruhengeri niho bazi baka abanyarwanda bose bari no hanze bazaga aho ngaho, n'abantu baje kuraguza, n'abantu baraguza bose. Naho ngaho niho habaga finale, baraguzaga ku batoya b'imasisi. Ariko abatoya b'imasisi navuze ko ari nk'amashapere mbese. Ariko hari urwego rwitwa nani representation. Hari indorwa. Representation bigirwamana ni indorwa. Ariko muri iki gihe biracyariho canke sinzi, nta makuru ubu, nta makuru nongeye gutekereza ngo baze, ariko baracabivuga n'imasisi iryo zina bararizi, kuko ntibigeze baryibagirwa. Niyo abantu basengeraga abadayimoni imasisi bakabirukana mu muntu, baravuga ngo byirutse ngo ngubu bigeze ngo byabigeze indorwa. Ayo magambo tukayumva. None se pasite, papa wawe yagiye kubireka ryari? Yabiretse mu mwaka wa 64. 64 nuvuga ngo hapfuye undi mwana yaragiraga ngo abana be bazabeho. Niho yabiretse, aravuga ngo nubundi nta kamaro, kuko abaterekera barapfusha n'abadaterekera bagapfusha cyangwa bagatunga. Arabireka. Ese abiretse nta ngaruka byamugizeho? Ntayo byamugizeho. Ahubwo byagaragaye ko atabaga fidele, kuko byose bikora nka ministeri, ibintu by'imyuka bikora nka ministeri. Nuvuga ngo iyo utari fidele kuri cyo ukarekura ntabwo ukurikiranwa. Iyo utari fidele ukarekura, ariko iyo uri fidele kiraguhiga. Nukuvuga ngo hari amakondisiyo atuzuzaga. Impamvu hari amakondisiyo atuzuzaga, niyo mpamvu byamugiraho ingaruka. Ese pasite, tuko turavugana ibintu dusubiye ku bintu, ku kiganiro twaganiyeho ku bijyanye n'imihango. Ese imihango duhora tubona imihango ya gikristo izana imirambo mu rusengero ngo abantu bayisezereho mu rusengero. Ese pasiteri, nibyo nk'umusaza, nk'inzobere mu bintu bijyanye na Bibiliya, nibyo kuzana umurambo mu rusengero? Imyizerere y'amadini iratandukanye, amwe arabikora andi ntabikore, ariko ntaco byongeye kuwapfuye, kuko wapfuye nta kimwongererwa, haba mu buryo bwo guhinduka, haba mu buryo bw'umugisha, ntaco byongeye, nta n'inyungu bifite. Ariko kubwo amadini yose agira imihango yayo, kandi ikintu iyo carangije kwitwa imihango ni ikintu kiba kidafitanye isano akenshi n'ubugingo. Imihango myinshi ntabwo ifitanye isano n'ubugingo. Rero urwo ruhurirane rw'imihango yo gukorera umurambo mu rusengero ntaco byongeye kuri ba nyir'umuntu, ntaco byongeye kuri uwo muntu ubwe, ntaco byongeye kwakoze uwo muhango, uwo muntu warangije gupfa ntaco byongereye. Ariko amatorero kuko yahindutse amadini agomba kugendera ku bihango byanze bikunze, ico bemeranijeho. Ntabwo imihango yose ari uko ifite agaciro, ahubwo imihango myinshi aba ari yo gutandukanya imyizerere y'abantu ku bandi. Baba bati nidukore uyu muhango biragaragara ko turi abangabo. Ndibuka igihe kimwe
umuyehova yatonganye n'umupantekote mu gihe cyo gushingura. Noneho uwari wapfuye yari umuyehova, umusaza w'umuyehova, ariko akagira umukobwa we w'imfura umupantekote. Aho bose baravukana? Oya, apfuye yari umugabo w'umuyehova, akagira umukobwa yabyaye w'umupantekote. Noneho wa muyehova arapfa. Amaze gupfa, igihe cyo gushingura kuko waguze ibisabwa yari uwo mukobwa umupantekote. Yego. Amaze kubigura azana n'umusaraba, awushira kuri serikeye ku sanduku. Awushize kuri serikeye ni wakoze ibisabwa, ariko si wagombye gukora imihango yo gushingura kuko atari umuyehova. Noneho rero umuyehova araza wagombye kuyobora imihango, asanga umusaraba uri ku sanduku, aragishikuza n'umujinya mwinshi akijugunya mu shamba. Wa mukobwa washizeho wa musaraba kuri se yikubita hasi, aravuga ati biraci kuko umusaraba kuri data ni nko kunyica, nari nshaka kumuhamba mu cubahiro, none bakuyeho umusaraba. Yikubita hasi aragaragurika, ababajwe nuko bakuye umusaraba kuri serikeye yase. Noneho rero mu Bagalatiya igice cya 3:11, ubundi bamwe Bibiri ivuga ko ubambwe ku giti ni ikivume. Noneho abayehova bigishijwe muri Yohana 19:31 ko umusaraba ari umuvumo. Ariko mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere 18 abapantekote bigisha ko ari imbaraga. Noneho umukobwa yabonaga imbaraga mu musaraba, asomye Abakorinto ba mbere 1:18. Noneho umuyehova yabonaga umusaraba mu muvumo, asomye Abagalatiya 3:13 na Yohana 19:31 avuga ngo havumwe umuntu bambwe ku giti. Ubwo noneho imyizerere y'abayehova ni ukuvuga ngo umusaraba ni umuvumo, abapantekote umusaraba ni imbaraga, barwanira aho ngaho rero. Ariko abagiye kubakiranura baraje baravuga batese saja gupfa yavuze ngo iki, ko byari byananiranye. Umukobwa yarwanye ku musaraba yashize kuri serekeye, ariko bari barangije kuwushingura barawuta. None iso yapfu yavuze ngo iki, ngo data yapfu yavuze ngo azashingurwe n'abayehova. Bati mubarekere ibintu byabo, weho urapfa nabubusa kandi niwe waje kubendereza. Ni soko ko ariko ntabwo muhuje imyizerere. Reka rero banyirawe bakora imihango so yasize avuze. We yarashaka guhimba umuhango wo gushira umusaraba kugira ngo amushire n'imbaraga za Pantekote ahari kandi atagihumeka. Urumva ntabwo yihanye ngo umupantekote, kandi nubwo ari kwiyana ngo umupantekote ntabwo yaragihumeka. Burunda nta kamaro, ni imihango gusa. Ariko kuyikorana uwo muhango kuwukorana yo aha intege nke yaba n'amakemwa ni ukuvuga ku murambo, kuko igihe cyo gushingura ubundi ntabwo ari byiza gutaka umurambo, ahubwo bavuga bakiriho bakabihanisha. Abari inzira nziza rero kuko ari mu rusengero yivuga butumwa byo kubwiriza ba nyiri uwo muntu kugira ngo babyibazeho, kuko iyo umuntu amaze kuva mu bantu, abantu barahahamuka. Vuga ngo arasinziye, abasigaye barahahamuka. Agiye gusanga bene wabo, abasigaye barahahamuka ko yagiye gusanga basekuruza. Uko guhamuka kw'abakiriho rero mutumiye basomye ijambo ry'Imana bahinduka bakabyibazaho, bigatuma bashobora gukizwa. Cagiye noneho cyo kubwiriza umuntu ari muri serikeye, ubutumwa bukaba bwafata bamwe baje gushungera aho ngaho. Ntacyo bitwaye, ariko ntacyo byongereye, kuko n'ahatari mu rusengero abantu bavugira ubutumwa ibyo byo. None se pasteur, mu rusengero ni byiza ko bajana umurambo mu rusengero? Ndi kuvuga ngo ntacyo bitwaye, kuko umurambo se kwa ari uw'abakirano, kwa ari uw'abakirisito kandi akaba ari uwabo. Ntacyo bitwaye, nta nico byongeye kuri uwo muntu, nta nico bimutwaye. Ntacyo bimutwaye, nta nico byongereye. Bamwe wenda batekereza ko umugisho wamuherekeza wava mu rusengero. Ni ikinyoma. Umugisho umuherekeza uva mu mirimo ye. None se pasteur, ko ibi bintu bije vuba kubijanye n'amatorero ya Pantekote, ko twabona yuko umurambo bakawujana kwirimbi, akaba bavugira amagambo ntibaruzane mu rusengero,
ese ko bije muri iyi minsi kandi iyi myizere yari imihango ya gaturika bimwe biza gute? ntaco bitwaye, ariko hari ico byakongera mu buryo bw'isi. Yego. Kuko hariya batura neza kuruta kurimbi. Hari abatura neza. Noneho wa muhango wo guturisha wo mu rusengero uragaruka. Yego. Kandi ugasanga benshi bataja kwirimbi, urumva kubafatira aho ngo batanga amaturo byaba bifite akamaro ku isi. Noneho inyungu yo kujana umurambo mu rusengero no gutura naco kirimo. Naco kirimo, ikindi kikaba mu myizerere y'ibinyoma yo gutekereza ko ashobora guherekezwa n'umugisha uvuye mu nyubako. Kandi Bibiliya ni claire iravuga ngo imirimo yabo igenda ibaherekeje, ijanye nabo ibaherekeje. Ni ibyo yakoze akiriho nibyo bimuherekeza, ntaherekezwa no kwinyura mu rusengero. Kandi noneho iyo mirimo iba yaragurutse kera, ntabwo ibigurutse ako kanya. Oya. Urakoze Pastor, tugushimiye ku kiganiro. Twizere ko ubutani tugutumira uzitabira ubutumire bwacu. Ni byiza cyane, murakoze. Pastor, reka hari cyo wakongeraho? Ni Pastor Mpazibirego kuri nimero ya WhatsApp 0786696620 0786696620 kuri channel ya Gusenga Everyday. Imana ibaha umugisha, murakoze. Reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro tukubwira ngo Imana iguha umugisha. Reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro byacu akabisharinga cyangwa akabihereza inshuti ye tukubwira ngo Imana iguha umugisha, Imana iguhire. Ikiganiro naho ubutaha. Shalom shalom. Shalom. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.